Reka rero tubasuhuze abakunzi bacu, abakunzi ba Gubwa Neza TV, twongere tubifurize kandi Noheli nziza muri iyi minsi mikuru, muba muri gufatanya n'abavandimwe, imiryango, abana hirya no hino n'abari mu biruhuko bose tubifurize kugumya kugubwa neza. Noheli turacyayirimo ndetse hari ababifatanyiriza hamwe no kugumya kwizihiza na pasi n'umwaka mushya muhire, narigiye gukeka ngo ni pasika kandi nizakurikira, ariko tubifurize rero kugubwa neza kandi tubabwire ngo bon appetit. Ndahamya neza ko hirya no hino ahantu muri mumeze neza, mu bihugu bitandukanye baba bafite amafunguro yihariye yo mu minsi mikuru. Ndahamya neza kuko rero namwe aho muri mu miryango yanyu haba hari amafunguro mukunda kurya mu minsi mikuru. Ayo ngayo nizere neza ko ubu ngubu ari kuringanira n'ameza. Hano rero mu bihugu by'Uburayi abantu bakunda kurya imbata n'inyama y'ingurube iyo bita kabenzi, ndetse n'ibirayi n'umuceri utetse mu mata. Abo bose reka tubabwire ngo baryoherwe. Ibyo ni bimwe mu biryo rero by'umuco hano mu Burayi. Abanyamerika nabo bakunda kurya dendo, nizere neza kuko yabagezeho kandi bari kugubwa neza muri ibi bihe by'ibiruhuko byo kubana n'imiryango, byo gutaramana n'imiryango. Rero natwe hano kuri Gubwa Neza TV twashatse kufatanya namwe, ariko na Gubwa Neza Restaurant hari i Rusizi, reka tubasuhuze mwebwe. Nizere neza kuko aho ngaho restaurant yanyu kuri Simerwa imeze neza, kandi namwe abakiriya mwabashije kubategurira ibiryo nyene bigendanye n'umunsi mukuru. Gubwa Neza rero restaurant ho mukunze kwita ku makaro, namwe turabatashya cyane. Twizere neza kuko ibyo kurya mu by'ukuri n'ibyo kunywa mwabashije kubyiyegereza kugira ngo abakiriya banyu batazagira icyo bababurana. Reka rero mbonereho umwanya wo kubabwira ngo kuri Gubwa Neza TV hano twebwe natwe twijihiza Noheli turya, ariko tunareba neza buryo kinyene tugumya kubungabunga umubiri wacu. Ni muri urwo rwego rero kuri uno munsi twabateguriye umuti urwanya indwara zo mu nda, cyangwa se umuti urwanya indwara zifatira ku nyama zo mu nda, harimo igifu, umwijima, umutima, amara, impyiko. Ziriya nyama zose zikunda guhura n'impanuka zitandukanye zikomoka ku byo kurya, ariko nanone izo ndwara zose nubwo abantu batinda kuzivuza cyangwa se ntibamenye no kuzirinda, kuri izo ndwara ari ukuzirinda umuntu azirindira mu byo kurya, kandi no kuzandura akenshi tuzandurira mu byo kurya. Burya igifu, indwara y'igifu ikomoka, urebye amabagiteri yataka igifu cyangwa amaside yinjira mu gifu akomoka ku byo turya, kandi n'umuti w'igifu buriya nawo ukomoka ku bindi biryo twakagombye kurya. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ni ibiryo bihe twarya bikarwanya imirire mibi ishobora kuduteza ya mpanuka y'uburwayi. Niko binameze n'umwijima burya, kugira ngo umwijima urinde watakwa cyangwa se ugira impanuka unanirwe gukora amaraso, biba byatewe n'amagaburo cyangwa n'ibyo kurya cyangwa se twabuze mu mubiri bibasha kuhereza ubudahangarwa. Uyu munsi rero turarebera hamwe umuti ushobora guhangara cyangwa se kuduhereza ubudahangarwa mu nyama zo mu nda. Rero nabashije gukora ubushakashatsi mbasha kureba umuti ibiwugize rero ugizwe ngira ngo n'ibirungo bigera muri 11, kandi byose twisangira hafi yacu. Nta na kimwe rwose gisaba ngo umuntu atege indege cyangwa ngo atege imodoka, byose nibiba bitwegereye. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo mbese ibi birungo uyu muti twari tuzi kuko tuwifitiye. Wari uzi neza kuko ufite umuti urwanya indwara n'ibyuririzi byazo. Burya iyo umuntu yarwaye mu nda ubuzima bwagiye mu kaga. Iyo umuntu yagiye mu nda, iyo umuntu yarwaye mu nda, buriya umubiri we uba wamaze kujya mu kaga. Ariko reka mbabwire rero umuti ngiye kubasobanurira. Uyu muti rero urwanya indwara zifatira ku nyama zo mu nda ugizwe n'ibirungo bigera cyangwa se n'ibihingwa bigeze kuri 11. Mvuge ngo ibihingwa kuko hafi ya byose ibyo turakoresha uyu muti tugiye kura ko ni muri Gubwa Neza. Hano tubigisha guteka, tukabigisha gutunganya ibyo kurya, tukabigisha n'ibyo kunywa, ariko n'umuti ukomoka ku byo kurya. Iyo dukoze ubushakashatsi tukagira umugisha tukawugwaho, uwo ngo nawo tutangariza abakunzi bacu ba Gubwa Neza TV. Uwo muti rero ugizwe n'iki? Ikintu cya mbere ni igitunguru.
igitunguru murakizi, nta muntu utakizi. Icyo kamanze vuga ibiwugize, noneho ndaza nsobanure uburyo ki bikorwa. Hari igitunguru cy'iteke nyene, hari igitunguru bita puwaro, hari tangawize, hari tungurusumu, hari karote, hari kokombure, amazi y'umugezi, amashufurere cyangwa se brokoli nk'uko bamwe babyita. Noneho tangawizi yo nayivuze, hakaba na foromaje yo ni ukuyinyuza kuri lape, noneho ukaza urabivanga bikabira, noneho ufite na za dodo ukarenzaho hejuru imbwija rose zisanzwe. Ibyo byose iyo tubirangije rero tufata umugati uwo bita ngo ni pain français, abantu bose hafi ya benshi barawuzi, ukawukatagura, asigaye ukawushyira ku ipano, amabagiteri yose agapfa. Noneho unavuze ngo ndaza kubabwira uko babivanga, kuko habamo no gusya no gukoresha blender. Noneho ukabisya bikamera nka potage, noneho byamara kuba nka potage, noneho ugashyiramo ya migati yawe ukarya. Mu gitondo yuriye byibura nk'ifunguro rya mu gitondo ryabyo, reka mbivuge, ariko nturye ngo uhage kuba ukeneye kurya ibindi, kuko iyo yaba ari potage, ariko ukarya nk'imbanziriza funguro ya mu gitondo, ukabifata nk'imbanziriza funguro ya mu gitondo, kuko umuntu ashobora kunywa ikopo y'amazi, cyangwa se akarya furu isanzwe, imbuto isanzwe. Ushobora rero kuwufata, ahasigaye ukagira gute, ukaba urawuriye nk'imbanziriza funguro rya mu gitondo. Ntabwo ugomba kuba ari mwinshi rwose, byibura ukoresheje amagarama, ndahamya neza kuko ukoresheje amagarama hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri uba uhagije kugira ngo ube umeze neza mu mubiri, ube uguwe neza mu mubiri, urwanye indwara kandi wirinde. Uyu muti rero utegurwa gute? Nibyo ngiye kubagezaho uko uyu muti utegurwa. Ufata igitunguru cyawe cy'iteke cyangwa se igitunguru cyawe cya onyo, ukakikuraho biriya bishishwa bya nyuma biba bishaje, ukagitunganya neza. Wakirangiza ukagifata ukagipasuramo kabiri, warangiza ukataguramo udupate duto, ugashyira ku gasahani wateguye kaba kari hariya. Igitunguru rero ndi kubabwira uko imitunganyirize y'uyu muti. Ibi ni ibirungo byawo, ko buriya umuti ntabwo uba ugizwe na furu imwe gusa, cyangwa imbuto imwe gusa, cyangwa igihingwa kimwe. Ni uruvangitiranye rw'ibihingwa abashakashatsi bakoraho ubugenzuzi, ahasigaye bakareba ngo uyu muti ushobora, iyo uhuriye ahangaha ufite imbaraga zingana gutya, ushobora guhangana cyangwa se ushobora kubyara ibyunganira uyu mubiri wacu bimeze bitya. Reka rero turebe iki gitunguru umaze kugitunganya neza no kugikata. Ikintu ukora, ndagira ngo hano urubyiruko rwanjye mbanze ndubwire, kuko ntifuza ko ruza kuvanga n'ibiganiro byacu turi gukora byo gutunganya umuti. Ariko iki gitunguru icyo nababwiraga nuko umaze kugikatagura neza, ukishyira ku gasahani kacyo. Iyo urangije rero ufata cya kindi cyo twita ngo ni puwaro, cyangwa igitunguru cy'ibibabi nk'uko bamwe bajya babivuga, kuko hari bamwe bavuga ngo ni igitunguru cy'ibibabi. Ubwo rero icyo gitunguru cy'ibibabi nk'uko bamwe babivuga, uko bigenda nta kundi, uragifata nacyo ukagikataguramo uduce duto. Warangiza umaze kugikatagura neza, hasigaye ukagira gute, nta kindi kintu ukora. Ikintu ukora nta kindi, ubwo ngubwo uhita ko mbega nta kindi kintu gikorera. Ikintu gikorera gusa ni ukuhita ko ugishyira muri cya gikoresho cyawe wari washyizemo cya gitunguru cy'iteke cyangwa se cya onyo, cyangwa onion nk'uko mujya mubivuga mu Cyongereza. Tukareba rero ikintu bita tungurusumu. Tungurusumu nayo ufata agatete kamwe ukagakatagura neza, gatete mbega gafite nka garama ziri hagati ya 20 na 30, ukagashyira nako ukagahata, ugakora ibishishwa by'inyuma, ukakatagura neza, ukavanga muri bya bitunguru by'ubwoko bubiri washyizemo hariya. Iyo urangije rero twabonye kuko ufata karoti nayo ukayihata. Karoti wamara kuyihata, wamaze kuyitunganya neza, iyo karoti yawe ukayikataguramo uduce duto, nayo ukayishyira muri cya gikoresho cyawe
washyize hariya wateguriye kuri bushyiremo ibirungo byose by'umuti. Iyo karoti nayo umaze kuyikatagura byibura biba byiza yari umuti urakoresha umunsi umwe, n'ubundi nakubwiye ko yari umuti urakoresha umunsi umwe ntabwo ugomba kurenza byibura igisate cy'igitunguru, ni kimwe nuko na puwaro nuko ntabwo ugomba kurenza itete imwe y'igitunguru. Ngira ngo iyi ngiyi tungurusumu nayo nabwiye ko ari hagati ya garama 20 na 30. Ugomba gutunganya karoti nayo igice cya karoti kiba gihagije. None kokombure nayo biba byiza iyo ugize igice cya kokombure. Kokombure mwese murayizi, ngira ngo muraza muri kubibona ko niba mwarebye ikiganiro ibirungo byose uko bikurikirana nabishyize kuri profile y'iki kiganiro cyangwa se ku ifoto iranga iki kiganiro. Iyo urangije rero ibyo ngibyo ubishyira hamwe, ugashyiramo amazi, ukabirengeza amazi, ibyo bita bikarengerwa n'amazi, ugashyira mu gasafuriya gatunganyije neza, ugashyira ku ziko, byamara kubirura mu minota 15, hasigaye ukabikura ku ziko, ugakura. Noneho wamara kubikura ku ziko, ya mazi ntabwo wabitekanye uyarekeramo, ahasigaye ubwo ukaza ugatunganya agace ka tangawizi. Tangawizi nayo urayifata, noneho tangawizi wamara kuyifata, tangawizi umaze kuyifata uyinyuza iyo kuri rape, uyinyuza kuri rape tangawizi ikavungagurika kabisa. Tangawizi ukayinyuza kuri rape ukayishyira muri bya birungo byawe byamaze gutogota cyangwa se byamaze kubirira ku ziko. Iyo urangije rero ubwo wateretse wabivanye ku ziko, uhita gufata ya foromaje yawe noneho ukanyuza kuri rape byibura hagati y'amagarama 30 na 40. Ukaba navuga ngo iki, uko wayirapinze uyinyuza kuri rape, tuzabikorera hano mbibereka, ariko n'ubu mbivuga gutya bamwe mwatangiye kubyumva kubisobanukirwa. Iyo urangije rero ufata blender ya blender yawe ukayifata ukabifata ukabivanga ukabisya. Blend ikikora ni ukubisya bigahinduka nka potage. Iyo potage rero icyo uyikorera nta kindi, ufata imboga za dodo ukazikata hejuru, ukazikata ukazishyira mu isahani. Noneho mu kuzishyira mu isahani ikintu ukora ni iki, nta kindi, no guhita ko iyo umaze kuzikora nta kindi, iyo umaze gukora potage nta kindi kintu ukora. Ubwo ngubwo uhita ko mbega uyu urangije kubitunganya, ikindi kintu ukora nta kindi, za dodo urazifata ukazirambika hejuru. Ubwo rero ikindi kintu gikurikiraho, uba ufite wa mugati wawe nawe ko ufite umugati wa Pain France utunganye neza. Icyo ukora ufata ukawukatagura ukawunyuza ku ipanu. Wamara kuwunyuza ku ipanu ukaza kuwufata ugishyushye ukashyira muri ya potage yawe nayo ibigishyushye. Noneho wamaze kwitunganya neza, wamaze gushyiramo na fromage, ugafata nk'ibiyiko 4 mbere y'uko urya iyo uri kwirinda uburwayi. Ariko iyo uri umurwayi byibura ufata ibiyiko hagati ya 4 na 6 gutya. Noneho uze kurindira iminota byibura nka 15 cyangwa hagati y'iminota 15 na 30 bibanze bigirane ubusabane n'inyama zo munda. Ahasigaye uze kurya ibindi byo kurya uwo muti wamaze kwiyakira mu mubiri wawe. Ubwo rero ikindi kintu gikurikira aho ngaho, iyo bimaze kugenda gutyo, yuri umurwayi byibura biba byiza iyo umuti ukoresheje 3 mu cyumweru. Uyu muti ukoresheje 3 mu cyumweru ugeze kubumbati ubudahangarwa bwo kuba umutima ukomeza kugira imbaraga zo kohereza amaraso, kurinda umwijima cyangwa se kurinda urwagashya, kugumya gukora amaraso ntirugire ingorane cyangwa inzitizi izo arizo zose. Ariko ikiruta byose noneho ku muntu ufata nk'iyi potage cyangwa se uyu muti 2 mu cyumweru, umubiri we haba ari igifu haba ari amara, kuko unayungurura imyanda yose ijinanirwa gusohoka ica mu mara ku buryo bugoranye. Amara yaba ari yandi afata ibyo tugutunga umubiri n'ibyo kujya hanze. Igifu kigira acide ifasha neza kuyungurura ibyo kurya, kikamenya kohereza buri kintu cyose, igifite umumaro kidafite umumaro bikibivangitirana. Burya impamvu indwara nyinshi tuzirwara nuko rimwe na rimwe usanga
hari ibyo twariye igifu kikananirwa gusobanura ibifite umumaro n'ibidafite umumaro, byose bikaba byajya mu mwanya umwe cyangwa se bikivanga kigasobanura, ariko kikaza kunanirwa kubera ubushobozi buke. Umuti rero w'ibyo kurya wongerera igifu ubushobozi bwo kuturinda indwara zitandukanye. Ni indwara zitandukanye harimo na za kanseri zo mu mara, zo mu gifu, zo mu mwijima. Ibyo byose uyu muti uwukoresheje uba ufite amahirwe menshi n'ubudahangarwa bwinshi bwo kuvuga ngo wikingiye uburwayi butaraza, kandi uwo bwagezeho nawe aba agiye mu nzira nziza yo kuvuga ati hari amahirwe yo kuzakira ntitanzeho akayabo k'amafaranga cyangwa se ibyanjye byose bidashiriye ku mubiri. Reka mbashimire rero kugira ngo uko murya tujye turya ariko tunibuka ngo uyu mubiri wacu ntago ariko byose burya uko twumva twebwe umutima cyangwa se irari ry'umuntu tubyifuza, ntabwo ariko byose bidufitiye umumaro. Tugomba kumenya n'iyo bigeze mu gifu ese bigenda bite, fenomene irimo cyangwa se tuvuge ngo igogora riri mu gifu ryo ryoroherezwa rite kugira ngo umubiri wacu ukomeze nyene ugubwe neza, cyane cyane ko tujya tuvuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Ngira ngo murabizi neza ko nkunda kubabwira ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Mu gihe muri kugubwa neza mureba aya masomo yo mu buryo bw'umubiri kandi akomoka ku byo turya, mujye munanyarukira kuri Bohoka Wisanzure TV, aho tubona iby'umwuka nabyo buryo ki bitagomba kuba uruvange. N'iby'umwuka buriya nabyo ntabwo bigomba kuba uruvange, bigomba kuba bitunganije bimeze neza. Ndabashimiye rero bakunzi bagubwa neza TV. Uzagira ikibazo kuri uyu muti cyangwa uzashaka kugira icyo asobanuza, reka muhereze karibu azandike commentaire cyangwa se atelefone kuri nimero zacu, igihe cyose ziba zigaragara ku rubuga rwacu. Wadutelefona cyangwa ukatwandikira isaha iyo ari yo yose tukagusubiza. Mukomeze rero muryoherwe n'iminsi mikuru murya, ariko murushaho kwirinda kandi mugira ubuzima buzira umuze. Roho nziza itura mu mubiri muzima. Nimusoze neza umwaka wa 2023 mwinjirana umunezero n'ibyishimo n'ubuzima buzira umuze mu mwaka wa 2024. Mukomeze muryoherwe n'iminsi mikuru. Turabakunda, tuzagumya kubagezaho uburyo bwiza bwo kurya no kunywa muri iyi minsi mikuru, tutarengeje urugero, ahubwo bitufashije kongera imyaka n'iminsi, cyane cyane ko iyi si yacu icyo tuyiriho ni ukugira ngo uko twayisanze ntaba ariko tuzayisiga. Umubiri wacu mu by'ukuri uzasigare uvuga amateka. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Mukomeze mugire n'umugoroba mwiza.